amajoro yose n'umwijima ariko ibyayo biratandukanye hari ijoro ry'umubabaro akazirindi joro ry'ihumure mu yandi magambo ni ibintu bigaragara ko Satani ashobora kukwiba umugono akakubwira ati Claudine amuhurushye utumye rero nanone hari ikintu mpise nibuka kuri ibyo ngibyo Yesu yaravuze ngo nimureke urukungu rukurane n'amasaka burya mu nzu y'Imana hari wa mugani umuntu umwe niwe wigishije aravuga ngo hari ibintu bibiri bigendana niba hariho urukundo bigendana turirimbana reka mbikubwire nkubwire gutyo turirimbana umuntu wese akamfata w'ijambo umuntu wese agakora iyo bwabaga akavuga ati umva uyu muntu n'uyu akora ibi agira gute yewe hari n'abavuze ko njye kuzimu abavuze ko njyanywe mu itorero no kugusha abagabo umva ndavugwa hahandi nanjye ubwanjye nageze aho ndiyanga ndavuga se ubundi ubungubu ni ibiki shaka ngo nsubire inyuma basi nkomeze iyo nari nibereyeho kugira ngo ngire gute aho kugira ngo nkomeze mpangane nabo ariko banamaze kubibona kandi nuterwa ubwoba nibyo byose bikugose kuko ndi Uwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara. Haleluya. Amen. Ugejeje ukora mwami mbaye ngushimiye nabyibutse ibyo wankoreye data mbaye ngushimiye wandokoye nari mpfuye rubi zakwitura ikimurengezi wanzahuye nari mpfuye rubi nakwitura ikimurengezi reka ndekere nawe aho ugejeje ikora ushire imbere mu buzima bwawe ndaza guteza abantu bahaye ikaze nanone kuri Humura TV Claudine abantu mudukurikira muri mu mahanga ndetse n'abari mu Rwanda dukomeje kubaha ikaze kandi turanabashimira imirimo myiza mudufasha kuri Humura TV Claudine habaye hatari imbaraga zanyu mugenzi ntabwo twagira courage yo kugira ngo tube twicaye ahangaha ariko ibi byose turabibashimira kubera ko mushyiramo imbaraga zanyu ibyo ngibyo turabibashimiye rero kandi nanone abakora like abasharinga abantu mwese mwandika comment nukuri abakoze subscribe mwese Imana y'amahoro ibaduhira umugisha mu izina rya Yesu. Rero turagarutse uyu munsi ni kwa kundi tujya dutegura ibiganiro rimwe na rimwe byo kugira ngo duhumurizanye kuko iyi si twayikomerekeyemo igihe kinini cyane. Reka tubanze dusenge kugira ngo twinjire mu nsanganyamatsiko nyirizina itugaruye ahangaha. Mana data mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'uyu mugoroba mwiza, turagushimiye kuko dukunda. Mana y'amahoro turagushimiye ko waturinze, turacyari bazima, turacyahumeka, turagenda bikemera, twaryama tukabyuka tukumva biremeye, nta gikuba cyacitse. Mana turagushimiye kandi turaguhimbaje. Twinjiye muri wa mwanya kugira ngo tuganire n'ubwoko bwawe, dufashe Mana ntabwo ari twe ibyo tuvuga mwami Imana yacu dushyigikire kandi abantu bateze amatwi yicano yitwa Humura TV Claudine. Mana abantu badushyigikira ubaho umugisha w'amajya n'amaza, ubahaze ibyiza byose wateguye Mana kandi ubarinde kuko uri umwami w'abami. Urakoze turagushimiye, himbazwa tuguhaye ikaze na karibu kandi umwuka wera gukanza muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hanyuma umwanditsi yaravuze ngo iyo Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu ngubwo abantu baduhagurukiraga ngo baba baratumize bunguri, ariko ngo hashimwe Uwiteka utaradutanze ngo tube umuhigo w'abanzi bacu. Rero abantu bateze
amatwi Humura TV Claudine n'abantu mutureba. Uyu munsi nabateguriye insanganyamatsiko n'ubundi ivuga ku bigendanye n'ibikomere duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, turagira ngo dukomeze abantu bagiye bakomereka mu buryo bumwe cyangwa ubundi ndetse na n'iyi saha bagikomereka. Ni muri ubwo buryo rero natumiye umutumirwa hano, ni umukobwa wa Yesu muramuzi, yaduhaye ubuhamya yaduhaye rwose bwarakurikiranwe burarebwa ku rwego ruri hejuru, murabona yuko ameze neza, arakeye cyane, ni ukuri nta satani, niyo mpamvu mbese dutuje. Turanezerewe rero kandi nanjye ndanezerewe kuba nicaranye nawe, ariko reka maze mwakire asuhuza abakunzi ba Humura TV Claudine. Tubakwakiriye. Murakoze cyane. Wakongera ijwi. Gusa mbere ya byose reka mvuge ngo ndabakunda. Ni wa wundi Mukarudakemwa Clementine ugarutse, ndumva mumaze kumenya uko biri kose, ndumva mumaze kumenya kuri channel ya Humura TV Claudine. Ukuri rwose umusangwa. Ukora ni ukuri, reka nongere mvuge ngo ndabakunda pe, kandi ni ukuri ndabakunda ko iyo ndebye uburyo mwankurikiranye bituma nongera kumva muri nge huzuyemo imbaraga. Uzarabe no muri comment abantu benshi bagiye baguha amagambo yo kugukomeza bagakwandikira, rwose ni ukuri. Kuko ndi umwe muri babandi bavuga ngo nahuye na byinshi mura n'ibikomere, ariko uyu munsi wa none nshima Imana ko ndubakitse, ndakomeye, umutima wanjye uguwe neza, umutima wanjye uranyuzwe, kuko hari igituma nyurwa. Amen. Ibyo ni kwa kumenya Kristo, nicyo cyatumye ndushaho kunyurwa. Rero ndabasuhuje aho muherereye mwese, aho muri mwese, aba iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru n'amajyepfo, yewe inyuma y'igihugu, mwese cyangwa se hakurya y'amazi, mwese ndabasuhuje. Imana yo mu ijuru ikomeze kubamera umugisha. Amen. Aha, hari akaririmbo kariho kamfasha. Yego. Kavuga ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, naho ndibona napfa ziko nkundwa n'Uwiteka, Yesu amibyo nyena byose ndamahoro, byose bizambera byiza ndamahoro, no mu byago nzaririmba ndamahoro, niragije Imana Data ziko nkundwa n'Uwiteka, Yesu amibyo nyena byose ndamahoro. Niragije Imana Data nguma muri Yesu Kristo, nejejwe n'Umwuka Wera ndamahoro. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Ni ukuri. Nanjye ndamahoro. Ubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro. Amen. Clementine, ndagira ngo nkubwire turiho kubw'imbabazi z'Imana. Ni ukuri. Turiho kubw'ubuntu bw'Imana. Iyo bitaba ibyo sinari kuba nkiriho, iyo bitaba imbabazi z'Imana sinari kuba ndi hano. Iyo ataba amaraso ya Yesu, iyo ataba amaraso ya Yesu, iyo ataba amaraso ya Yesu, Gehinomu yari kubi
yanjye iyataba amaraso ya Yesu maraso ya Yesu iyataba maraso ya Yesu Gehinomu yari kubi yanjye. Haleluya. Amen. Turi hano turashima Imana kubw'imbabazi zayo, turashima kubw'uburinzi bwayo, kuba turiho ni ukubera Imana, kuba duhumeka ni ukubera Imana, kuba tujya ni ukubera Imana, kuba twambara ni ukubera Imana. Ndagira ngo mbwire umuntu uteze amatwi Humura TV Claudine cyangwa se umuntu uri kureba kino kiganiro, mubwire ngo ukwiriye gushima Imana kuba ugihumeka, kuba abanzi baraguhagurukiye ariko ntibakumire bunguri. Ni ukuri ukwiriye guhamya ugashima Imana ndetse ukayisenga ushikamye, ukayisengera mu kuri no mu mwuka. Aha twagiye Clementine, ibyo twashima Imana ni byinshi cyane. Ibyo twashima ntubizi ibyo yakurinze. Umva ngewe iyo mbitekereje bijya bindenga Ukuri Imana yarahabaye. Uyu munsi maze iminsi mfite akaririmbo kavuga ugejeje ukora mwami mbaye ngushimiye, ndabyibutse ibyo wankoreye data mbaye ngushimiye, wandokoye nari mpfuye rubi, zakwitura ikimurengezi, wanzahuye nari mpfuye rubi, nakwitura ikimurengezi. Reka ndekere nawe aho igejeje ikora ni ukuri ndayishima. aho igejeje ikora mu buzima bwari bungoye, mu buzima bwari nabonaga neza aho igejeje ikora mbaye nyishimiye. Clementine, ndashaka dusubire ku nsanganyamatsiko yacu. Twatangiye tubwira abantu ko tugiye kuganira ku bintu bigendanye n'ibikomere, ariko nyine tugamije kugira ngo duhumurize abantu bajya bakomereka. Aha ndagira ngo nkubaze ikibazo cy'amatsiko, nanjye naburiye umuti. Niba kizarangizwa na Yesu ntabwo mbizi. Ni iyihe mpamvu ituma abantu bagaragara mu nzu y'Imana aribo bakunda kugeragezwa cyane bakageragezwa cyane, ndetse rimwe na rimwe bamwe na bamwe bakaba n'abakene? Ni iyihe mpamvu? Wenda wasangiza abakunzi ba Humura TV Claudine, ushobora kuba wowe waba urushaho ubumenyi, wasangiza abadukurikiye. Ni ikintu naburiye umuti n'urukingo. Urya muririmbyi wigeze uvuga ibigeragezo bitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanya uruhe rugamba? Intambara zitabayeho, ese ibigeragezo bitabayeho, ese udakennye, ese utambaye ubusa, ese utanaburaye, ejo wazavuga iki? Ese utanzwe wazavuga iki? Wavuga ko ari uruhe rugamba byibura wahuye narwo muri ubu buzima turimo bwa buri munsi? Urabona Yesu ajya gufata umugambi wo kuza kuducungura, Imana ni ukuvuga ngo yamweretse umuzingo w'imibabaro. Imwereka umuzingo w'imibabaro, irangije iramwereka, ni ukuvuga ngo mu bamarayika bose habuze umuntu n'umwe waza gucungura abana b'abantu, ariko Yesu aragenda yicarana na se. Ese arangije aramubwira ati umva, urashaka kujya gucungura abantu
kubera imbabazi yari adufitiye. yego Arangije aramwereka ati do ati wabonye urutonde rw'imibabaro, dore ngiyo wabonye uzahura igikombe nabyo cy'imibabaro, dore bazakwanga, dore bazakugambanira, dore bazagusebya, dore bazakwambika urubwa, dore bazakwanika, dore uzizera abantu baguhemukire, dore bazakwica, dore bazagutuka, dore bazakwita indyarya, dore bazakwita umutekamutwe, ariko niba wumva ubyemera ubihamishe umutima wawe. Yesu aravuga ati aho kugira ngo umwana w'umuntu azapfe burundu yibagirane, reka Njyewe ndemeye ndagiye. ndagiye. Mu by'ukuri Yesu yaje abizi yuko aje mu mubabaro. Nibwo igihe kimwe yaje ageze ku gasozi k'iwabo ashaka kugira ngo agirire abantu bo muri uwo mudugudu neza, barangije baratangira baramugenza. Gusa imibabaro yo ni ngombwa ko tuyicamo. Ariko se umwanditsi yaravuze ngo uzana igisitaza imbere ya mwene se azabona ishyano. kuki n'ubundi usanga abantu bitwa ko basenga ari bo bakunze gushyira ibisitaza imbere ya bagenzi babo? Rero gusa biri mu mugambi w'Imana ariko kandi nanone biri ko gigatubwira ngo turwanye Satani nawe azaduhunga. Bishoboke ko nubwo ubu nshobora gutekereza ko nakugerageza, ariko nsabye Imana ngasenga birashoboka ko natsinda sinkugerageza. Reka rero nkubwire, nkimara kwitegereza ko nanjye ibyo ari byo byose uko uri kuvuga ngo iki kibazo ni ikibazo wagiye wibazaho, birashoboka ko nanjye ngenda nkibazaho kenshi gashoboka. Ariko umwanditsi igitabo cya Yakobo, numva ari igice cya mbere umurongo wa 12, aravuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa. Bigaragare ko hariho no kwemerwa, kuko birashoboka ko hanageragezwa ariko ntiwemerwe. Ariko hahirwa uwihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Bivuge ngo rero uko byagenda uko ariko kose, yewe wakwibaza ngo mbese kubera iki abantu bari mu nzu y'Imana ari bo bantu bagira gute bahura n'ibibagerageza? Ni ngombwa kandi birakwiriye, kuko na Yesu yagize gute, yabinyuzemo. Hanyuma rero abamwemeye bakizera izina rye, abamwizeye bakizera izina rye, haleluya, abo nabo ngo yabahaye ubushobozi. Haleluya, Imana ishimwe. Amen. Abo nabo bagomba kunyura muri iyo nzira nk'iyo yanyuzemo. Niba koko waramwemeye nkamwemera, tugomba kunyura muri iyo nzira, kandi ni ngombwa, biranakwiriye yewe. Ariko aho ngaho tunyuzwa, hahirwa uzahihanganira. None se kamarira abaye menshi, abantu bacogoye kwizera, babaye nka Yohana igihe yavugaga ngo mutubwire yuko uwo nguwo ari we Yesu cyangwa dutegereze undi. Byagenze bite kamarira abaye menshi? Ko kwihangana mu bantu kubuze birapfira he, kandi twarahaye ijambo ry'Imana ngo ritubere inkomezi. Kwihangana kurabuze, urumva bagezeho gukubitana ibipfunsi imigeri, bageze no kuvuga ngo bageze ku rwego rwo kurwana mu nzu y'Imana, bitwa ko ariko ntekereza ko bari abantu baba bafite misiyo y'abazanye, ako nako gashyiremo. Ariko nanone tutirengagije ko Satani yaje kwica no kurimbura. Mu yandi magambo ni ibintu bigaragara ko Satani ashobora kukwiba umugono akakubwira ati Claudine amuhurushye. Utumye rero nanone hari ikintu mpise nibuka kuri ibyo ngibyo. Yesu yaravuze ngo nimureke urukungu rukurane n'amasaka. Burya mu nzu y'Imana hari wa mugani, umuntu umwe niwe wigishije aravuga ngo hari ibintu bibiri bigendana. Niba hariho urukundo n'urwango ruriho, si ibintu bibiri biba biriho bigendana. Ni ukuvuga ngo muri iyi nzu y'Imana umwigisha umwe, ndumva ari umugabo bita Juste,
niwe wakunze kwigisha aravuga ngo hari abantu bitwa abapagani ariko bo mu nzu y'Imana. Byumvikane ko mu nzu y'Imana n'abapagani barimo kandi nabo bitwa ko ari abakristo basenga. na Yesu Nutabona nintaza ngo nkugerageze ngewe aba ari ngewe uba ikigeragezo kuri wowe mba umwanzi wawe, ubundi uzakomera byagenze gute? Twebwe dukomezwa muri make bigaragare ko nge nshobora kuba inkomezi kuri wowe kandi naje muri make nkukorera ibigaragara nkaho ari ubwanzi kuri wowe, ariko wowe bikakubera iki? Bikakubera inkomezi. ariko se Clementine yewe ntabwo ndikumva ntazi ibyo ari byo. Clementine wigeze uhura n'ikigeragezo giturutse kuri bene so cyangwa uri kubivugisha amatama abiri ntabwo uzi imbaraga zibirimo? Wigeze uhura n'ikigeragezo giturutse kuri bene so? Kimwe se bibiri se? Noneho rero bene so noneho iyo bakugerageje wagira ngo baba batuwemo na Satani nyirizina. Bo barakugerageza bagacukura icyobo bakongera bakagicukura kugira ngo bakikujugunyemo. Mana reka tubwire umuntu barimo bacukurira icyobo umura yahabaye cyage n'uyu munsi irahari kurwanirira. Nyuramo muri make wigeze uhura n'igisongo giturutse muri bene so? Reka tureke kujya hanze hari kuko kenshi twebwe turi cyane ko turi gushaka ngo tuhumurize abantu kandi yenda mu by'ukuri suko yenda ibi biganiro byacu ntabwo bikurikirwa n'abarokore gusa. Bikurikirwa n'abantu bose. Ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mugirire neza ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Ubwo rero mu by'ukuri ijya gutera uburezi irabwibana ijya kurisha cyangwa ihera ku rugo, ariko n'ujya gutera uburezi arabwibana. Siko bigenda. Tunyuriremo mu minota nk'itatu dukurikije amasaha dufite kugira ngo tutaza kurambira abantu. Oya ni nabyo kandi ni byiza. Wigeze uhura n'igisongo ku buryo wabwira umuntu nawe akumva ko icyarimo uyu munsi kiri ku mujumba bene so barengegeza bakongera bakengegeza ukaryama ugasinzira ntusinzire ukabura ibitotsi ukavuga uti Mana wandemeye iki, ukavuga uti yaba ubutaka bwari bwasamye bukamira. Kandi iyi saha hari abantu bari muri iyo situwasiyo imeze gutya. Tunyuriremo mu ncamake hanyuma tubone mesaje tuza guha abadukurikiye kuko amarira abaye menshi, abantu barananiwe, abantu bararushye, abantu iby'Imana babivuyemo, abantu ntibakizera imbaraga z'Imana. Kandi Bibiliya tubwira ngo uko Imana yahoze kera na n'uyu munsi ni kuki, uko yakoraga n'uyu munsi iracyakora. Dusangizeho ku buhamya gatoya bw'igisongo wigeze uhurira mu nzu y'Imana nacyo. Yego murakoze cyane. Reka nkubwire ngeho iyo nanabivugaho ndabivuga nkumva nshesha urumeze mu nzu y'Imana. Nakubwiye ngo hahirwa umuntu wihanganira ibintu bimugerageza. Haleluya. Namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Reka nkubwire wenda ngiye kuvugaho gato no kuwunyumva abyumve kandi wenda nawe turimo tuvugana nzi yuko uko biri kose ntiwaba warabuze ibintu bigutera. Ariko reka nkubwire muntu unyumva buriya niba hari ikintu kigora ndetse kikomerera umuntu ni ukugeragezwa ukageragezwa na mwene so mu nzu y'Imana. Umwe musengana, umwe mugendana, umwe muririmbana, yewe rimwe akakwereka uburyo ari inshuti yawe ukanikanga wamubwiye buri kintu cyose wari uzi ko agiye kugufasha aho kugira ngo agufashe ahubwo akagurushaho kugutera ibisongo. Nyinjira mu nzu y'Imana wenda si hari uburyo nshobora kuvuga wenda nkavugaho bimwe reka mvuge ngo hari aho ninjira numva ko ngiye kuruhuka, ninjira numva ko ngiye kugubwa neza, ariko aho niho nasanze urugamba rurankomerera. Mvuga ngo nahuye n'urugamba rwitwa amagambo. Ndavugwa noneho uruvugo rungezeho rurananura.
uruvugo rurananura runtesha ibiro mva ku biro 66 sigarana ibiro 53 tekereza nawe hejuru y'uruvugo kugera aho umuntu andeba akajya avuga atari ko uriya muntu yaranduye yararwaye byamugendekeye bite bamwe bati yakuyemo inda ariko inshuti yanjye byari ikintu cyitwa uruvugo kuvugwa kandi nkavugwa n'abo tubana abo tugendana turirimbana reka mbikubwire nkubwire gutyo turirimbana umuntu wese akamfata w'ijambo umuntu wese agakora iyo bwabaga akavuga ati umva uyu muntu n'uyu akora ibi agira gute yewe hari n'abavuze ko njye kuzimu abavuze ko njyanywe mu itorero no kugusha abagabo umva ndavugwa hahandi nanjye ubwanjye nageze aho ndiyanga ndavuga se ubundi ubu ngubu ni ibiki shaka ngo nsubire inyuma basi nkomeze iyo nari nibereyeho kugira ngo ngire gute aho kugira ngo nkomeze mpangane nabo ariko nkakomezwa n'ijambo ry'Imana rikankomeza rikambwira ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza iryo ni ijambo ryamfashije haleluya ibyo uvuga byose ndabyumva kandi imbere y'uko ubimbwira banamaze kubibona kandi ntuterwe ubwoba n'ibyo byose bikugose kuko nduwiteka Imana yawe manuwe no kugutaka haleluya mwana ishimwe byose ndabyumva haleluya kandi imbere y'uko ubimbwira banamaze kubibona kandi ntuterwe ubwoba n'ibyo byose bikugose kuko nduwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara haleluya amen Mana we utabara abarengana Mana utabara bera bawe Mana utabara abantu bawe Mana amarira abaye menshi ibibazo bibaye ibibazo abantu bataye ijambo ry'Imana ariko Mana urashoboye reka dukomeze ndumva byanyobeye uzaho kugira ngo umuntu aguhumurize abantu b'Imana yanjye uzaho kugira ngo umuntu azaguhumurize ahubwo akaba ari uguca intege kandi yari mwene so nkigera mu nzu y'Imana nari ko ariho hantu ngiye kubonera ibyishimo n'umunezero mu gihe nari murabizi wenda abantu bo kuri TV Claudine murabizi nabahaye ubuhamya aho nari nzi ko ariho ngiye kugubwa neza nkishima nkaseka nkuye n'ibikomere by'abisi igihe bambwiraga bati ni wowe utumye umwana wawe apfa ngeze mu nzu y'Imana aho kugira ngo nanjye mpumurizwe bataha bate dore nawe ngageze basi mpore kugikomere wahuye nacyo kugikomere nahuye nacyo niyo mpamvu ubona abantu bananiwe no gutanga ubuhamya mu rusengero kuko niyo utanze ubuhamya mu rusengero ntabwo abantu bumva ibyo ari byo ahubwo bahita babona inkuru hari akandi kantu nibutse uzi ko hari igihe cyabayeho kikaba ngombwa abantu bataha ati do araje umva nta kindi kiri kumugenza mu itorero ari kwishakiramo umugabo nta kindi kimugenza buriya arashaka umugabo nta wundi utumye ava yenda mu itorero runaka sinshake kurivuga ariko ubu nta kindi aje agenzwa n'umugabo ati mumuhe iminsi n'ubundi bye biraba biraba ariko Mana we ndagushimiye ubaye unagenzwa nawe Imana igiye gusohoza isezerano ryawe ukamubona hari icyo byari ubundi bitwaye icyo usibye urwango rw'abantu ubundi bitwaye ni kwa kundi kwinjira mu icyo bita ishyari nigize mbwira abantu nababwira ngo ubundi ishyari ni ishuri ry'umuntu yiga akavamo azi kuroga umva abantu bakava ku isi ishyari ni ikintu kibi ishyari umuntu agira abonye wambaye aka gakanzu akavuga ati ariko iriya kanzu buriya yayikuye hehe aragira ngo yibonekeze aragira ngo nta kindi ni icyo ngicyo nta bindi ariko reka mubwire cyangwa se nanjye mpumurize n'abantu batwumva mbabwire ngo uko biri kose inzira uri kunyuramo ibigeragezo uri kunyuramo ni ukuri Imana irabizi kandi umva witerwa ubwoba n'ibyo bikugose nk'uko umuririmbyi yahoze aririmba witerwa ubwoba nabyo kuko
kuko igihe cyawe nikigera uzabicamo neza kandi uzagera ku nyungu zawe waharaniye uvuga ngo ndi mu nzu y'Imana nanjye ubwanjye ndumva niyemeje. Humura, komera, yego, rwana urugamba neza, ihanganira ibyo byose birimo bikugerageza kuko ugiye guhabwa ikamba. Amen. Reka tubwire abantu badukurikiye, tubabwire ngo mwebwe murimo mugeragezwa n'intambara zitari zimwe, mukageragezwa n'ibyo mutagizemo uruhare nk'uko Clementine arimo atubwira, ariko uzi kugira ngo umuntu akubeshyire ngo uje gushaka umugabo kandi uri gusenga. Aha, reka tukubwire ngo inzira uri gucamo zihigihe, sibyo? Nazihigihe. Fata ibyo bisongo barimo bagutera, mama unkurikiye, mugabo unkurikiye, mukobwa unkurikiye, musore unkurikiye, fata ibyo bintu uri kunyuramo ubihereza igihe. Icyo nzi neza cyo nzi yuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo Imana ntabwo izirengagiza intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro. Nanjye ubabwira ibi ngibi narageragejwe. Njyewe mujya mubona emosiyo yamfashe mukabona ndiho ndarira, ni ukuri kw'Imana mba nibutse imirimo y'Imana. Buriya iyo uhuye n'ibigeragezo ugahura n'intambara bakakuvuga, burya baba bari kugusunikira mu mugisha cyane rwose, bagusunikira mu mugisha wawe cyane rwose. Clementine, ntabwo ureba ukuntu usa. None si icyo gihe wari umaze uruvugo rwakunaniye ukagira ibiro bingana kuriya, ubu umuntu yakureba kuri ubu ngubu ntutambuka bagahengereza. Ego Mana yanjye, abantu urakangurira akava nk'umubwira. Tujya tubwizanya ukuri, ni ukuri, urabizi uri inshuti yanjye pe. Nibutse turagendana, turakorana, turaririmbana, rwose pe ubuzima bwawe ndabuzi. Ariko agejeje ikora gukora. Ni ukuri mbaye nyishimiye. Itoto ryabaye itoto, abari kuri Humura TV usigana wabaye umwana muto. Wabaye umwana muto, imyaka yawe ntawayimenya. Yaragabanutse, Imana yikubise hasi yose. Muri Yesu duhora turi bashyashya. Muri Yesu duhora turi bashyashya. Rero turi mu murongo kugira ngo dukomeze abantu bageragejwe. Yewe narageragejwe ku rwego na none se reka nkubaza kaka, wageragejwe n'abo hanze cyangwa wageragejwe n'abo mu nzu y'Imana? Wabyihoreye njyewe rwose ngo Bibiliya avuga ngo ibya kera tubyibagirwe, nabo mu nzu aho. Niyo mpamvu navuze ngo kuki abantu ba mu nzu y'Imana kenshi na kenshi bakunda kugeragezwa, ariko kandi bakageragezwa na bene se. Ariko burya tunasenze ni ukuri kw'Imana yaduha imbaraga. Gusa hari ikintu kimwe nabwira aba bantu, umuntu niba azi ko hari umuntu umugerageza akaba ari mwene se, byimutera urwango mu mutima ngo amwange. Oya, ariko kigeragezo kiraryana, ariko ubundi ikibi ugomba kukineshesha icyiza. Uko byagenda kose gerageza unesheshe ikibi icyiza, kuko nuramuka unesheje niho handi ndi kukubwira ngo Imana izaguha rya kamba ry'uko wihanganiye bya bintu byose byakugerageje. Wihanganiye, Claudine yaraje arantuka, anutse abona nta nicyo bimbwiye, abona ndatuje, akora iyo bwabaga aravuga ati uyu muntu simushaka muri ibi. Uzi wemera ko umuntu ibaze umuntu kukugambanira ari mwene so kugira ngo agukure no mu kazi, agatuma uva mu kazi kugira ngo agire wenda agashyiremo mwene wabo cyangwa nawe akagemo akemera akakugamba kandi ari mwene so musengana. Bibaho ndetse na cyane, ariko wa mugani hari umuntu ngo ujye kuvuga ngo nibatihana bazashya begeranye nyamara. Ngo reka tubabwire ngo ikigeragezo si karande kandi si n'umurage, kubaho nabi si karande kandi si n'umurage, si umugabane wagabanye n'ibyago bikokamye. Burya Imana ikiza urubuga, ayo warize wayahozwa. Imana ikiza urubuga, burya Imana ikiza urubuga, ayo warize wayahozwa. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga ngo urajya hehe, bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya, ariko
mana ndanezerewe ndanezerewe Igihe bujya bucya hari igihe bujya bucya abantu badutega iminsi ariko ahantu abantu Haleluya. badutegeye aho ngaho niho Yesu nawe ntihagutegerereje haleluya aho ngaho bagutegeye niho Yesu agutegereje. Imana ishimwe wiva ku gikumba wiva ku gicaniro guma ku birindiro gume ku gicaniro imirindi y'umwami ndayumva mu mwuka guma ku haleluya birindiro ayo gume ku gicaniro imirindi y'umwami ndayumva mu mwuka amina haleluya nutava ku munara Amen. urakira ukuboko kwiza kw'Imana Ukuri kandi rwose. ubwo kuboko kwiza kw'Imana kuraguhagurutsa kugukure muri izo ntambara kugukure muri ibyo bigeragezo numara kwemerwa uzambikwa ikamba ndetse ritangirika ibigeragezo rero dusanze biriho muri rusange ariko kandi nanone dusanze hari imbaraga zidukomeza nitumara kwemerwa tuzahabwa Haleluya. amina ntabwo umuntu ashobora guhemberwa ikintu atakoze reka tubwire abaririmbyi bageragejwe tubwire abashumba bageragejwe tubwire abakristo murimo mugeragezwa mureke kwinubira ibyo bigeragezo ahubwo uhagarare neza ku rugamba Imana ije kugukora iki Haleluya. Imana ije Ije kugutabara kugukorera ikintu tanga gishya. inama dusoze ku bantu bahoze badukurikiye kandi Imana ishimwe ko wabaye mu bigeragezo kandi ukagenda ubitsinda ubu tuvugana iyo mba naranyuze muri ziriya ntambara naciyemo nkaneshwa ntabwo mba mfite icyo cyori kuvuga kumeze korodi nawe uburyo usigaye usa mana yanjye nawe awigejeje ikora oya umva kandi kantu iyo utsinze urugamba nibwo ujya kwambara umudari cyane Imana ikunyuza muri iri kosi kugira ngo uzabone ibyo ubwira abandi ndakubwiye ngo iyo ngwa muri ziriya ntambara kandi nari kugwamo pe so wari umusirikare wahabwa ipeta atarikora ntabwo bishoboka iyo nza kugwamo uyu munsi ntabwo mama muri kumbona kuri Humura TV Claudine ariko aya masaha ndakurikiranwa n'abantu batandukanye kubera iki hari aho navuye abazungu abirabura cyane niko Mana bimeze tanga inama dusigaje iminota mikeya nk'itanu cyangwa se wenda 3 tanga inama dusoze ntacyo reka aka karirimbo gatoya basi byibura manze nk'abaririmbiraho kuko n'ubundi okay si yacu ariko uko biri kose nuko mba numva nanjye mfashijwe nako urafashijwe amajoro yose n'umwijima ariko ibyayo biratandukanye hari ijoro ry'umubabaro akazirindi joro ry'ihumure nzaguma nkora icyo nemeye kuguhimbaza ndetse kukuramya aho wankuye hazabintera hazantera kuguma nguhimbaza nzaguma nkora icyo nemeye kuguhimbaza ndetse kukuramya aho wankuye hazabintera azantera kuguma nguhimbaza haleluya haleluya Imana ishimwe nukuri nanjye nzaguma nkora icyo yandemeye reka mubwire Clement gusa iyo ndiko nganira n'abakozi b'Imana mba numva ndyohewe hanyuma ndaryohewe kuganira n'abantu mutandukanye abakobwa n'abasore abagabo n'abagore abantu mwese mumurikiye muri isi yose bifurije amahoro aturuka ku Uwiteka kandi umwanditsi yavuze ngo amahoro Uwiteka atanga nta mubabaro yongera bivuze ngo n'uyu munezero no kubera amahoro ya Kristo dutunze muri hanyuma reka tubwire abantu bari badukurikiye tubabwire ngo nta joro ridacya niryo kubwanowa byarakeye hanyuma ni rya cyagihe naryo ryarakeye cyagihe bakwirukanaga na cyagihe umuntu yakubwira ati mvazinga utwawugende rijya joro ryarakeye dufite byinshi byo kubabwira reka tubwire kameramani tumubwire ngo wakoze kudufasha umurimo mwiza nukuri honore Imana y'amahoro ikomeze igumugisha haleluya kandi bye bye twabakundaga turanabakunda turacyabakunda tuzakomeza tubakunde
yari ubakunda Eva Claudine mwabanye na Clementine Mukarudakemwa na Honore kuri kameramani. Haleluya, bye bye murakoze cyane.